ni muri urwo rwego rero umwaka ushize nari maze imyaka irenga 15 nitegura uriya munsi. Hari abazi ngo nacitse intege cyangwa ngo ntabwo byagenze uko nabyifuzaga. Oya, nta coincidence, nta cyantunguye. Icyo nifuzaga kwari kugira ngo uriya munsi ugere koko ndi ready kuba nahagarara hariya nki-exprima. Nakunze feedback nagiye mpabwa n'abanyarwanda mu makomenti atandukanye, zampaye icyizere ko bishoboka, ndetse no kuba naha icyizere igihugu cyanjye ko tutari bato, turi bato batari gito. Greetings, east to the west, north to the south. Ku isi hose ndabasuhuje abantu mukurikira ibiganiro ngenda mbategurira hano kuri Jarudi Kells. Uyu munsi ndi kumwe, biragoye kuza kumukorera introduction kuko ni umuntu ufite ibintu byinshi akora, n'umupolitisien, n'umuraperi, ni byinshi. Reka wenda tumwakira atangira twibwire. Thompson, welcome. Murakoze cyane. Introduce yourself. Amazina yanjye nk'uko wabigarutseho mu myidagaduro banyita Thompson, ariko amazina y'ababyeyi nitwa Imana Thomas. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umuryango, nk'abandi n'umurezi, ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Hope Technical Secondary School. Nkaba nkorera umuziki wanjye hano mu karere kacu ka Rubavu, hari naho nkorera akazi kanjye ka buri munsi nk'umunyamuziki. N'ubundi ndaza kukwakira nka byose, ariko ndibanda ku muziki, ariko njye mbihuza nanone n'ubuzima busanzwe na industry hano muri G-Town. Reka nanone tukwakire nk'umuhanzi, nk'umuraperi. Urakoze cyane. Akavasi gakeya twibimeze niko bimeze. Ubyutse bukira bugacyaca bugufutuze, hari benshi mu bitaro, mu biraro, mu buzima byaragoranye, benshi barabuze, benshi bagize ingaruka z'amateka bakuriyemo. Call me Thompson. Man. So, murabyumva ko ndi kumwe n'umuraperi, ndi kumwe n'umurezi, ndi kumwe n'umupolitisien, ndi kumwe n'umupapa. Man, ni ibintu byinshi cyane umuntu ashobora kwibaza ibintu byose Thompson yabashije kugira mu gihe kingana gute. Thompson, ni gute wisanze uri umurezi, ukisanga uri umupapa, ukisanga uri umuhanzi, ibyo bintu byose bikaza mu mutwe ugabasha kubimanaginga, kandi kugeza uyu munsi byose ukaba bikora neza cyane? Murakoze cyane. Ni urugendo rurerure koko, ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Nk'uko umwana wese abyiruka afite inzozi. Numvaga inzozi zanjye rero ari ukugira uruhare mu burezi, kugira ngo icyo namenye nkaba nagira ishyaka ryo kuba nagisangira nagisharinga na bagenzi banjye. Niko nisanze ndangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza, nisanze nifuza, mfite inyota yo gutanga bumwe mu burezi nari maze kugeraho cyangwa se kugira. Mbikora imyaka igera hafi mu 9, ndi umurezi. Kuri ubu ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Rero ibyo n'imyidagaduro birajyana, kugira ngo ubashe guha uburezi cyangwa se ihame ry'uburezi kuri ubu ngubu, nuko ushobora kugera kuri wa wundi urimo urabuha. Ni ukuvuga rero nisanze nkunda injyana hip hop, nza no kuyikoraho guhera muri 2008 kugeza uyu munsi, maze gushyira hanze album zanjye 3, ariko ntibibuza, nta nubwo ahubwo byuzuzanya na kariyeri yanjye y'uburezi, kubera ko umujene wacu uyu munsi ni umujene ukeneye kwegerwa, ukeneye kuganirizwa, ukeneye kuba yakisanzura mu muntu, kugira ngo abashe no kuba yamugorora cyangwa yamurera, yamwereka icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Rero biruzuzanya, ntago bingora, ahubwo ni retrouva biri kuzuzanya, ndetse bikanamfasha kuba nashyira mu bikorwa cyangwa se inshingano zanjye umunsi ku wundi. Birumvikana, iyo ari ibintu biri mu muntu ntago bigorana. Noneho niyo ufite ubushake, nta kintu burya gishobora kwanga umuntu. Ntago ngari ya nyamaswa niyo yananiye ngo imirimo ibiri. So niyo mpamvu umuntu ashobora gukora ibintu byinshi. Buriya nanjye wenda nituza kuganira nyuma ya kamera ndaza kubwira, ngerageza gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ku bantu banzi bigenda bibatangaza cyane, ariko nkabya ati ni ibintu byoroshye kandi bishoboka cyane. So birumvikana. Nyuma mbere ko wenda dukomeza, Thompson, reka mbanze namamarize abantu hano basupportinga ibi biganiro dukora. Bitera nkunga mukuru ni Janet Auto Paint, icyarimwe na Mariam's Furniture. Abantu mukeneye ibitanda, ibikoresho wenda byo mu office agiye atandukanye, amabiro, intebe zo kwicaraho mu nzu, ibikoni bigezweho, mushobora kugana muri Mariam's Furniture bakabafasha, bakorera ku gihe, kandi bubahiriza nyine gahunda mwahanye. Bitandukanye na bantu wenda mwagiye mukoresha byagiye bitambuka, ukamuha gahunda ngo mukore ibintu bikeneye mu kwezi kumwe, akazabiguha mu mezi 4. Hanyuma ku bantu wenda bari mu bwubatsi bakeneye gusiga amarangi inzu zabo, abafite imodoka bakeneye gukora amaretushe, bafite vernis n'amarangi n'imashini zivanga amarangi neza muri Janet Auto Paint. Ukuvuga ngo aho hose mwahanyarukira kugira ngo
bubashe guhabwa izo serivisi kandi bazitanga neza cyane. So reka twikomereze tumaze gukorera ku mafaranga. Thompson wavuze ko watangiye umuziki 2008 ariko wenda abantu benshi bashobora kuvuga ati wenda se ko tutari tumuzi cyangwa se abandi ko tumaze igihe gito tumuzi, byagenze gute kugira ngo hazemo iyo gap wenda yo kuvuga ngo watangiye 2008 ariko izina ntiryakura cyane? ni ukuvuga urumva kugira ngo uyu munsi mbe ndi umurezi, hari igihe namaze ndi mu mashuri yanjye. Hari imyaka hafi irengaho 5 nabaye mu gihugu cy'Ubuhinde ndimo ndiga kaminuza kugira ngo ngerageze kureba ko byibuze nakagura ubumenyi. Icyo gihe rero nakoreye umuziki wanjye muri diaspora igihe kirekire. Abantu babaye mu Buhinde hagati ya 2009 na 2013 ndabizi twahuriye mu bikorwa byinshi bitandukanye bya za ambasade n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro byabagaho by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga twari twahuriye. Ubwo rero ibyo byabaye nka limite, ntibyari miss umuziki wanjye, ariko ntibyambuza kuwukora kubera ko iyo uvuze ngo mu gihugu cy'impumyi iyo urebesha rimwe urayobora. Rero iyo niyo gap yabayemo. Mu kugaruka nabwo mara igihe kinini mu burezi, ndi umurezi. Nabwo nakoze album yanjye ya kabiri ndayirangiza muri iyo myaka yose ndi umurezi. Bituma umuziki wanjye uba limite kubera ko umuziki wanjye ntabwo ari uyu muziki wakoreshwa cyane mu club wo kwidagadura. Ni umuziki n'ubundi ufite aho uhuriye n'uburezi. Ni umuziki nkora texte zijyanye no kwigisha, ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, imyitwarire, imibereho, imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bigezweho muri ino si ya none. Ugasanga rero umuziki wanjye uri limite kubera ibikorwa nanone n'ubuzima. Urumva mfite umuryango mba ngomba kwitaho. Hari igihe ntabonera umuziki kuwukora ngubamo buri munsi kubera ko iyo myaka yose mbana na studio. Ni ukuvuga mba ndi hafi y'ibikorwa by'umuziki ariko singaragare cyane. Ntekereza ko byagarutsweho cyane muri ino myaka nk'ibiri ishize, nibwo umuziki wanjye wavuzwe cyane kubera ibindi bikorwa nagaragayemo. Ariko nkora umuziki ariko apana wa muziki wo kwibrandinga cyane, ahubwo ni umuziki bavuga nti urubyiruko nta bibliothèque tukigira ahagije, amasomero ndetse niyo yaba hari ntabwo urubyiruko rugikunda gusoma. Ni ngombwa rero ko icyo bakunda ni bambaye ekuteri, bakunda televiziyo, telefone, ibintu nk'ibyo. Umuziki wanjye rero ni nko kubika ubumenyi muri izi mbuga nkoranyambaga zigezweho kugira ngo byibuze no mu gihe kizaza buriya amateka, ibisigisigi by'amateka kenshi babishakira mu bihangano. Ubwo rero nanjye nubwo buryo nkora mu muziki wanjye. Birumvikanye, niyo mpamvu wenda utangiye kera nk'uko wari ubivuze ariko abantu bakaba wenda batarakumenye cyane. Birumvikana ko wari uri hanze, n'abandi bahanzi bose birabagora gukorera umuziki muri diaspora. Ahubwo nagushimira ko utacitse intege ugakomeza gukora kugeza uyu munsi. Ubwo noneho muri Gisenyi abantu batangiye kumva cyane ku ma radio station, indirimbo z'abantu barazibona, uragaragara ahantu hagiye hatandukanye. So nagusaba nyine ko wakomeza izo mbaraga ugakomeza gukora cyane. Hanyuma nk'uko wari ubivuze, igihe ubundi hari ibintu dukora nonaha ariko feedback tukazayibona wenda mu gihe kiri imbere cyane bijya bibaho cyane. Kubera iki wahisemo injyana ya hip hop? Ni injyana yomora imitima niko nabivuga. Ni injyana ushobora gukora texte cyangwa se ushobora kwegeranya inkuru ukabasha kuyisobanura neza ufite igihe gihagije, niko nabisobanura. Kubera ko buriya usanga indirimbo imwe ya R&B ishobora kuvamo 1/2 cya verse ya hip hop. Rero ni injyana n'ubundi nsanzwe nkunda kuyumva kubera ko imiziki cyangwa abanyamuziki nkunda ni abakora injyana ya hip hop. Rero nkunda kuze mbyiruka numva inkuru zitandukanye zo muri ghetto zo muri Amerika, inkuru zitandukanye zo mu maslam yo mu Buhinde. Nagize amahirwe yo kugera, hari abaraperi bakora neza cyane, bakora amatext biranyinsparinga, nanjye bijyana nuko mbikunda. Ni retrouver ariyo njyana mpitamo, ni retrouver ariyo nyuzamo ubutumwa bwanjye. Donc inspiration yo gukora hip hop ubundi tubera ko ari poetry, sibyo? Ni poetry. Gukunda poetry muri hip hop wenda uvuze mu hagati yo muri Amerika, uvuga mu Buhinde ko naho warahize urahabaye. Ariko se mu Rwanda ko twagiye tugira baraperi beza, ni nk'abahe baraperi mu Rwanda bagiye baguha motivation nyine ukumva verse zabo ukumva urazikunze, ukumva ko iranjyana ariyo nawe ugomba gukora? Hari abaraperi b'ibihe byose mu buzima bwanjye, uko byagenda kose b'ibihe byose. Nahera kuri Bubbly, the Bible verses. Nakurikizaho rya tsinda ryabo bitaga MOP. Nagize n'amahirwe yo gukorana nabo, twarakoranye bigize gukorera muri studio nakoreragamo. Ngira amahirwe yo kubabona, mbona uburyo
bandika ibyo bakora. Ni niyo generation yanjye ubundi. Nkakunda itsinda rya Tuff Gang bose, ariko umuraperi w'ibihe byose ni Jay Polly Kabakamana. Rest in peace to him. Okay, ndumva byumvikanye, twatubanje guca muri background gakeya. Hanyuma kugira ngo dukomeze kugenda tuzamuka abantu barushaho kumenya Thompson ninde, haba muri field ya musique no mu burezi wabivuze. Noneho reka duse nabinjira gato muri politics. Ni gute uri umwe mu bantu batanze kandidatire mu mwaka ushize biyamamaza bashaka kuba bayobora igihugu, byo wabitunyiramo gute ku bantu wenda bakubonye kirya gihe kugira ngo bashe kubisobanukirwa? Buriya politike n'ubuzima bwa buri munsi, ni ibintu umuntu yirotruva cyangwa se leadership cyangwa se responsibility. Ndi umuntu wakuze n'ubundi nkurira mu muryango w'abaskuti, nisanga ndi chef d'unité igihe kirekire, nyobora ingando igihe kirekire, nisanga mfite responsibility, wa wundi ushinzwe kumenya ngo abana baryamye, abana bariye, abagomba gukora travano bazikoze. Icyo kintu cya responsibility kinkuriramo. Nanone nkareba aho igihugu cyacu cyavuye mu myaka 30 ishize, nkareba uyu munsi aho kigeze. Hari secteur nyinshi zagiye zitera imbere zidevelopa, yaba imyidagaduro, yaba media house, yaba ubuhinzi, ibikorwa remezo, infrastructure n'ibindi bikorwa bitandukanye. Rero na secteur politique nayo hari urubyiruko rumeze nkanjye, twabyumvishe kare, twabibonye kare, turitegura, turidokimanta, turiga kugira ngo byibuze abadufasha kugira tugere ku byo tugeraho igihe bazaba bakeneye abafatira mu ngata, hazabe hari urubyiruko koko ruri tayari, ruri ready, atari kuvuga ngo ruri tayari mu magambo gusa, mu bikorwa, mu burezi ruri eduke koko rwabyiteguye. Dumwe rero muri abo, dumwe muri urwo rubyiruko ruza agaciro ka responsibility cyangwa ka leadership, kubera ko iyo hari imiyoborere myiza n'iterambere ririhuta. Ni isomo ryiza umunyarwanda cyangwa se generation twabyirukanye twabonye. Ni ngombwa rero ko natwe tugira uruhare cyangwa se dutera intambwe ya mbere kugira ngo byibuze mu gihe icyo ari cyo cyose igihugu cyaduhamagara tuzabe turi tayari kuba twagisavinga. Ni muri urwo rwego rero umwaka ushize nari maze imyaka irenga 15 nitegura uriya munsi. Hari abazi ngo nacitse intege cyangwa ngo ntabwo byagenze uko nabyifuzaga. Oya, nta coincidence, nta cyantunguye. Icyo nifuzaga kwari kugira ngo uriya munsi ugere koko ndi ready kuba nahagarara hariya nki-exprima. Nakunze feedback nagiye mpabwa n'abanyarwanda mu ma comment atandukanye, zampaye icyizere ko bishoboka, ndetse no kuba naha icyizere igihugu cyanjye ko tutari bato, turi bato batari gito. Ndumva byumvikanye. Ariko naho hari utubazo numvaga nashakaga kuhabaza. Nta kibazo rwose. Umunsi ujya gutanga kandidatire wumvaga ufite icyizere ko abanyarwanda baramutse bagutoye bishobotse bakagutora, wumvaga uri tayari kuba wayobora igihugu nk'iki n'akarere n'ibibazo igihugu kiba gifite, wumvaga uri tayari yo kuba wayobora igihugu? Exactly. No kuvuga ntago wafata umwanya wo gushaka biriya byangombwa byose wabonye dushaka, ngo ufate umwanya wo kwitegura amantaroma, utegura umuryango wawe, ubwire ko inzira yawe ari iyi. Buriya nacyo kigora cyane, gutegura abaturi hafi imiryango yacu, kugira babone koko wamaramaje cyangwa se icyo kintu ari ikintu witeguye. Buriya ntabwo igihugu kiyoborwa n'umukuru w'igihugu wenyine, haba hari izindi nzego zitandukanye buzuzanya. Ntekereza ko rero igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se ujya munsi njyayo, ntago nifuzaga ibihambaye, ariko omwe nifuzaga ko cyangwa iyo ngirirwa icyizere kandidatire ikemerwa, nari nzi neza ko icyo abanyarwanda bampamagarira gukora icyo ari cyo cyose naba ndi ready kugikora. Hari bamwe mu bantu wenda baba bajya gutanga amakandidatire avuga ati ariko ngiye politiki yanjye izibanda kuri ibi, nshaka igihugu wenda cyatembera ariko ndabona harasigaye, cyangwa se ndashaka kuhashyiramo imbaraga cyane. Wowe ni ibihe mu byo wumvaga uzashyira imbere nuburamuka ubashije kuba wayobora igihugu? Ni iki wumvaga nyine ushobora gushyiramo imbaraga? Ni ibihe washakaga kuba byaza mu by'imbere? Icya mbere ni ugusigasira ibyagezweho, kuko igihugu cyacu urebye aho cyavuye uyu munsi kimaze gutera imbere cyane n'ibindi bihugu, igihugu cyacu kimaze gutera imbere cyane bijyanye naho twavuye nanone. Exactly. Icyo nicyo cyari icya mbere, ni ugusigasira ibyo byose bimaze kugerwaho. Ariko imbaraga nyinshi cyane, nanjye nk'umuntu umaze imyaka itari munsi y'10 mu burezi, imbaraga nyinshi numvaga nazishyira mu burezi.
n'ubundi harimo effort, hari ibikorwa yego hari byahindutse, amashuri yegerejwe abana, ariko noneho bibamo umunsi ku wundi. Ndamutse hari ibyo ubona bitagenda neza, hari ibyo mbona bikeneye kwameliyora kugira ngo byibuze n'umusaruro cyangwa se tubone na output. Ni ukuvuga iki? Biba bibabaje iyo usanga hari ibintu byinshi tukivana hanze, ni ukuvuga tugikura ibintu byinshi hanze kuruta ibyo twoherezayo, dukora export kurusha dukora importing. Rero numvaga ko natanga umusanzu muri iyo secteur kugira ngo byibuze icyo bita ireme ry'uburezi rivugwa koko naho ricumbagirira nk'umuntu ubibamo uhabona ku buryo byibuze tugira inganda ntoya zishobora guproducinga yaba amashanyarazi, yaba amazi, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, kugira ngo n'imihigo guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda iba ifite ibashe kugerwaho 100%. nuko habaho uruhare rw'urubyiruko. nk'uko tubizi neza, nta bukungu buhambaye tugira mu butaka, ku buryo buri mwene gihugu wacu ashobora kwihaza yaba mu mibereho ya buri munsi biturutse mu bucukuzi n'ibindi bijyana nabyo, cyangwa se peteroli, imitungo kamere muri rusange. Umutungo rero kamere, ubumenyi n'ubushobozi biri muri twe, mu bwenge bwacu. Niho nagombaga nanjye gusa nk'utanga umusanzu kurushaho, cyane ko n'ubu birakorwa, ariko noneho nari gushyiraho nanjye nk'umuntu wabibayemo cyane, bari gushyiramo akarusho kugira ngo byibuze tubone urubyiruko rukora production y'ibintu bikorewe hano mu gihugu kandi bigatanga umusaruro. Ibyo bikajyana n'ubuhinzi n'ubworozi, kubera ko ni zimwe mu nkingi z'ingenzi, ni kimwe muri secteur ikorwamo n'abenegihugu benshi, ku buryo bubaye modernize kurusha uko bikorwa uyu munsi byatanga umusaruro, twakihaza mu biribwa. Ikibazo by'inzara, ibiciro byazamutse ku masoko, ntekereza ko igihe ibiribwa byabonetse bishobora kugira icyo bihindura mu gihe twagabanyije ibyo tuvana mu mahanga, ahubwo twe twoherezayo byinshi kuruta ibyo tuvanayo. Ndumva ari politike nziza, kandi nk'uko n'ubundi na leta ibifite muri gahunda, impamvu baba bahindura abayobozi babona badakora neza, leta ikomeza gushyiraho ingamba n'imihigo. Birumvikana nk'umuntu wabaye hanze uzi icyo kugira urubyiruko ruri gukora mu gihugu biba bivuze, kandi Ubuhinde ni igihugu cyateye imbere, no mu bihugu bikekwa ko bishobora kuba mu bihugu bizayobora isi, kuko bifite ubukungu buhamye, bufite abaturage benshi. Donc ni igihugu nacyo kipotinga ibintu byinshi. Kera bavugaga ko Abahinde aribo bantu usanga ku isi hose baragiye gushora ama business. Ni ukuvuga ko rero byari byiza cyane, kandi n'ubundi na leta yacu nkeka ko ibifitemo ubushake. Kandi nawe aho uzaba uri buriya amaze kubona ko niba ukeneye ko impinduka ziba muri secteur runaka, ugomba gufata iya mbere wowe kugira ngo wihereho, hanyuma ushishikarize n'abandi, ariko wabaye urugero rwiza, ntituvuge gusa. Impinduka ukeneye zigomba kuguheraho, n'abantu batwumva mu byumva ako kantu. Niba hari impinduka ubona zikeneye izo arizo zose, buwa mbere mu kuba wagira uruhare kugira ngo izo mpinduka umusemburo w'izo mpinduka zigira umumaro kuri benshi. Thompson, njye bwa mbere nkubona amaso ku maso yari press conference wari wateguwe n'umuhanzi Shika Magic, abantu benshi bazi ku izina rya Pacifica, yabereye muri Lions Bar. Nyuma bamutegura press conference tuyizamo. Byari n'ubwa mbere byari bibaye kuba abahanzi bajya gukora album launch bagakora press conference. Biriya bintu ni gute mwagize igitekerezo cyo kubikora? Ni iyihe nyungu mwakuyemo ku buryo n'undi muhanzi uri buze kureba iki kiganiro yavuga ati nanjye reka nzakore press conference kugira ngo nanjye ziriya nyungu nzazibone? Ni izihe nyungu zavuyemo? Urabona, inyungu ya mbere, uyu munsi turicaranye cyane. Ni ukuvuga ibyo dukora nk'abanyamuziki ba hano mu karere kacu ka Rubavu, kugira ngo bitugirire umumaro, ni uko twegerana n'abafatanyabikorwa badufasha kumenyekanisha ibyo dukora. Ntabwo tuzakomeza kumva ko kugira ngo wumve ko ibyo wakoze byaciyemo ari uko utega ugahaguruka i Kigali kujya gushaka media houses ziri hariya, kandi nyamara n'izi zacu barazikotinga. Tubanze dupowaringe izo dukorana nazo, izo tubana, kubera ko nimwe mutuzi bihagije, nimwe munadufitiye impuhwe cyangwa se mudufitiye urukundo rwa nyarwo, kubera ko ntekereza ko iterambere rya Pacifica rishobora twese kudutunga hano muri industry yani Gisenyi. Ni ukuvuga rero, mbere na mbere ijya kurishira mu rugo, tureme ibikorwa duhuriramo n'abo tubisangiye, n'abo tubikoranamo, tumenyane, dukundane, tugire hamwe, turanga dushyire hamwe, duharanire iterambere rya buri umwe muri twe. Icyo gihe twese bizatugarukaho. Ntekereza ko inyungu ya mbere ni ukubasha kuba twakihuza turi abahanzi bangana kuriya. Ntekereza ko mu myaka nk'itanu maze i Gisenyi
atari concert n'ubwa mbere nari mbonye abahanzi bangana kuri abahuye n'ubwa mbere nari mbonye ababa muri media houses zitandukanye hano i Gisenyi bahuye urumva ni intambwe nziza kandi nifuriza ko buri muhanzi wese kubera ko turi hamwe twese tugomba gufatanya n'undi wese uzagira igitekerezo twamusapotinga bishoboka byose kugira ngo abashe kubigeraho kubera ko iyo abantu bishyize hamwe n'Imana irabasanga cyane. Ntekereza ko byatumye na concert yacu ya mbere album igenda neza kubera ko twarabegereye tubereka ibyo twifuza gukora, mwagiye muduha inama zitandukanye, n'uyu munsi ntekereza ko nicaye aha nkuko nabitangiye mbivuga kubera umusaruro w'ibiganiro byiza twagiriye hariya kandi ndizera ko bikomeje. Ejo ni Pacifica, ejo ni Joskid, ejo n'undi nidupawaringa platform zidusapotinga hano iwacu mu rugo, bare abandi bazaza kuzikotinga bizatuma tuvanaho cya kintu twifuza gukuraho cya mbere ni ijambo ngo umuhanzi ukorera umuziki mu ntara. Biriya bintu biduca intege, bica intege abakora, bica intege aba MC, kuko iyo bavuze umuhanzi wo mu ntara ngo n'umu MC ahita abo mu ntara, n'umu DJ ahita abo mu ntara, n'abapromoters ahita abo mu ntara, n'itangazamakuru itari biryo mu ntara, kandi nyamara turi mu gihugu gitanga ubwisanzure, amahirwe kuri tuvuga ururimi rumwe. Biroroshye kuba wavuga uri hano Gisenyi umuntu wa Nyagatare akakumva, w'Irusizi akakumva, wa Karongi akakumva. Kandi n'abantu bibabariza wajya kureba nka equipe nationale ya football ugasanga wambaye brassard yavuye hano Gisenyi, cyangwa se ahubwo hari n'igihe cyageze ukagisanga barindwi line up ya first 11 baturuka Gisenyi. Ibyo rero dukwiye ntago hari ibintu burya nkuko bavuga ngo n'Imana ifasha uwifashije na leta ifasha uwagize icyo agerageza gukora cyane. Ntago izaza muri izo zagara zacu ngo ariho badusanga badufashe n'ibyo bakadufashije. Dukwiye kubanza kwiha umurongo uhamye, tukareba abo turi kumwe koko bafite gahunda ihamye, kuko hari n'ababizamo baje kwidagadura, kwishimisha, kwifotoza, kwigaragaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uko iminsi ihita, uko imyaka ihita, ntago wambwira Desem imaze imyaka irenga 10 bakora, Pacificaire umaze imyaka irenga 10 akora, Joskid umaze kurekura ama EP menshi cyane n'amahit menshi, nta mikino bari mu kazi. Akazi kacu rero nitwe tubwiye kugaha agaciro kugira ngo nabo dukeneye ko bakablessinga ariko koko bikwiye. Ya ndumva byumvikanye, kandi niba hari umuhanzi cyangwa n'undi muntu uri mu yindi sector urumva ko ubumwe no kugerageza guhuza ibyo dukora n'abafatanyabikorwa bizana inyungu ikomeye cyane. Nyuma namwe mu byo muri gukora mugerageze kuzana ubumwe. Wenda ngarutse muri industry ya Gisenyi, hari igihe kigeze kugera industry ya Gisenyi iba strong cyane, dufite abitwa Bami ku Kirwa, dufite ibikomangoma, dufite ba Young Grace, tugitwe dufite abahanzi ba Denk, dufite umuproducer bita Young yarafite the boy yitwa Abarimu, abahanzi bavaga muri Nigeria bakaza gukora hano indirimbo. Hari abahanzi ba Davido, hari indirimbo barimbiyemo zakorewe a beat production yazo yahereye hano, harimo n'amajingo ya Young. Kuvuga ngo twagiye tugira abahanzi benshi, industry yacu igeze kugira igihe irakomera iba strong. Dufite abanyamakuru bakomeye nka ba MC Jalil, ba Charles, numva kubyo byaje no kugaragara ko bakomeye, amaradiyo kigaragaza kubakura nk'uko babivugaga arabatwara. So byaje gusubira inyuma, ariko n'undi wigeze yango yanakwisubiza. So birashoboka cyane cyane ko noneho ngubu turi no mu isi iteye imbere cyane, ntibikigombera ko kuba Thompson yagaragara bisaba ko ajya Kigali, ari mu rugo rwose ku mashini ye cyangwa kuri telefone ashobora gukora ibikorwa bye, pfa kuba ari byiza bikagera kure, ibikorwa byiza birijyana. Numva ni ukuvuga ngo rero abahanzi mureke dushyira hamwe, twongeye tugarure ya movement ya show business. Abantu bibuka igihe cy'aba BG Crew, ba BG Dre, mureke twongeye tugarure birabihe, kandi byashoboka cyane ko noneho dufite n'abantu bari muri industry bari seriye cyane, bafite vision nkuko wari ubivuze. Ntabwo umuntu yamara imyaka 10 mu kintu adafite vision. Abafite vision ahubwo igikenewe aba yarakoze ibyo agomba gukora, we nahozeho, hanyuma natwe tumusapotinge dutere imbere, tureke urwango n'ahantu turagera. Nubwo twaba twarageze kure, urwango burya si rwiza, ntacyo rugezaho abantu, niyo twaba twarageze kure tukazanamo urwango byasenyuka. Ahubwo mureke twubake iyo bond, dushyira hamwe, tuba umuntu umwe, twumve ngo hari amakuru, kuko nta kintu bidufasha. Hanyuma mwakoze press conference, mukora album launch. Album launch yo wayibonye gute? Ni experience yabahaye cyangwa ama souvenir? Souvenir ya mbere no gushimira abahanzi bose. Ndashimira abahanzi bose batandukanye badushyigikiye kugeza kuri uriya munsi, kugeza mu rukerera tukiri kumwe, kugira ngo tubashe kumurika album zacu.
sinabavuga ngo mbarondore mbarangize ariko bose ku mutima mwarakoze cyane. Mwanatweretse ko bishoboka koko ubwo bufatanye twavugaga ko bushoboka, ubwo bumwe koko ko bushoboka, ko urwo rukundo ruhari ahubwo rukenewe kuhirwa, kuko urukundo ni nk'ururabyo rukenera kuhirwa umunsi ku wundi kugira ngo rube rutagira ikibazo. Iyo niyo souvenir ya mbere, kubona abahanzi bose line up yose ko twabitangarije abantu, kubabona bose barahageze, kubabona bose barakoze performance nziza, barabyiteguye koko basa neza, ni by'agaciro. Indi souvenir ni kuba nge na Pacifica cyangwa Africa Magic, uko twifuzaga buri wese yari afite ubushobozi n'uburyo bwo kuba yakora ku giti cye, ariko turavuga tuti ese koko birashoboka ko twahuza imbaraga twagira icyo dukora pe. Twabonye imbaraga ziri mu gukorera hamwe, twabonye imbaraga ziri mu gushyira hamwe, kubera ko ubwo bumwe abenshi banadusapotinga icyo kintu, kumva ko hagiye kubaho album ebyiri zitandukanye kandi zigiye guhurizwa hamwe zikaba zabapubliye ku munsi umwe. Ni ikintu kitumvikana neza tukibitangira kubivugaho, ariko ku bufatanye n'itangazamakuru, ku bufatanye n'iriya press conference, byabashije kugenda bisobanuka umunsi bitanga n'ishusho nziza, bitanga ishusho nziza, bitanga icyizere. Ikindi ni ugushimira imiryango yacu, kubona ndi kuperforminga nkabona famiye ya Pacifica, nkabona famiye ya Maki Derex, nkabona famiye yanjye, nkabona famiye y'abandi bamwe mu artiste twari turi kumwe, byari by'agaciro cyane kuko twisanze harimo abantu bakuru baje gusupport ibikorwa turi gukora. Ubwo rero nizera ko ntashidikanya ko n'undi muhanzi wese wagira igitekerezo nk'icyo twagize, imiryango irafunguye kandi birashoboka, kandi dufatirane abantu bakiri kudutega amatwi kugira ngo tubisobanureho, tubisobanure ibyo turi gukora, twisobanurire umuziki ni akazi nk'akandi. Nk'uko igihugu cyacu cyateye imbere n'imyidagaduro imaze gutera imbere ku buryo n'umukuru w'igihugu ntekereza muri speech yagarutseho asoza umwaka wa 2024 yagarutse ku rubyiruko ndetse na sector ijyanye n'imyidagaduro, kuko ni sector ishobora gutunga abayikora, ishobora no kubranding igihugu ku rwego rudasanzwe. Rero ndashimira kandi nanone abafatanyabikorwa batandukanye, twabonye ukuboko kw'abantu benshi cyane, ntago ntagushimiye by'umwihariko, kubera ko mwatumye abantu bamenya inyota dufite, bamenya inyota y'ibyo twifuza gukora, kandi ubu birakomeza. Wenda ku giti cyanjye nge nagerageje gupostinga kenshi kuri WhatsApp, gerageza gusobanurira abantu no kubashishikariza ngo bazaze. Wakunze kubona muri group nanyuraga hariya kuri Together Motel aho launch yabereye, nagerageza gufata ubu video ndi kure nkaherekana umuhanda ujyayo uvayo. Iriya coverage ya press conference wakoze ni kiri hariye cyane kuko irasobanutse 100%, kandi byatumye abantu benshi batubaza, turabye ati murebe ikiganiro cyose, press conference yose muyumvirize, muraza kumenya ibikubiyemo hariya byose, kandi byarasobanutse. Ni ukuvuga ngo hari umusaruro nyine, hari itafari twashyizeho kandi byagenze neza, kandi turabishimira Imana ko twabashije guparticipa mu kintu cyiza, tugatera inkunga bagenzi bacu. Tunifuza ko rivaho, turifuza ko ahubwo rikomeza kugenda paka dusakaye, byibuza abaturi kwibaruka, abana bato bakiri gushaka kuza mu myidagaduro ntibahure na stress nk'iyo mwahuye nazo, bakuru babo bahuye nayo, ahubwo basanga imihanda yaraharuye. Nicyo wavuga ku mukire wa Together Motel n'umukire nyiri Lions Bar? Lions Bar yabahaye space dukoreramo press conference, hanyuma Together Motel atanga no gukorera igitaramo, nubwo yari business kuko nabo barinjije mu buryo bumwe, business zabo ziranamenyekana, ariko se nicyo bavuga ko barabashije kubyumva, kuko hari abandi batarabasha kubyumva neza. Mbere na mbere ndashaka gushimira umuntu bita John, boss wa Together Motel. Ni umugabo mukominika kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma, yatubaye hafi kuva mu itangiriro kugera mu gusoza. Turamushimira cyane kubera ko yaritanze cyane, nubwo bavuga ngo ni business, njyewe nk'umuntu wamubaye hafi, nanjye impamvu mbivuze nuko hari abandi batarabyumva, nzi neza ko n'ibyo yadutanzeho cyangwa support yaduhaye ntago uwo munsi yayigaruye, ntago yagaruka 100%, ntabwo bita bigaruka, ariko gace gace bige continuity izatuma bigaruka. Icyo mubwira ni kimwe, turazirikana urukundo yatweretse, ubufatanye mu mikoranire, muri bike bihari turabasha gusharinga byose, ukabona ko turi kumwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, decoration ukabona yabuze amahoro. Akwiye gushimirwa kandi
twabona icyo tumwitura kubera ko natwe turacyashakisha ariko support iyo ari yo yose ijyanye na creative industry azakenera we be there for him kubera ko yaratwandastandinze. Ngeze no kuri Kefa wa Lion Bar, nawe arihariye cyane, arihariye cyane, akunda kuvuga ati mu kinyarwanda cya nyacyo, nawe ndamushimiye mu kinyarwanda cyuzuye. Dufite abagabo bameze nkawe, tukagira abagabo bameze nka West El Clasico, Erika, Aime, ni benshi cyane bagiye badusupport, ba DJ Blaza, Soundman. Ndibuka ku munsi wa press conference habaye ikibazo cyo kubura microphone imwe, tubona ko imwe itari buze gukora neza, tumuhamagara arihuta binarangira na sound dukoresheje yose ayiduhaye mu gitaramo. N'abantu turimo ideni ryo kubereka ko ibyo bateye inkunga, ibyo basupportinze bitagiye kuhita biryama cyangwa bihagararaho, ahubwo natwe bigiye gukomeza. Byibuze aho bicaye bakavuga bati bari abajene, hari itafari twashyizeho ntabwo ryigeze rigwa, ahubwo barasigasiye. Uyu munsi urabona bageze hariya, bari muri ibi, bari gukora ibi, bari no gufasha urundi rubyiruko rugenzi rwabo rubyiruka. Tugarutse kuri Soundman, DJ Blaza afite ubukwe muri weekend. Niye nama mugira nk'umuntu umaze igihe mu rushako? Ikintu cya mbere namushimira, ni intambwe nziza ateye mu buzima, ni itafari ashyize ku myidagaduro yacu ya hano i Gisenyi, kuko buriya uko wakora ibintu uri ingaragu nuko wabikora wubatse biba bitandukanye. Uko audience cyangwa se abadukurikirana umunsi ku wundi batugirira icyizere bihita bitandukana automatically. Hari n'uguhera akazi kubera ko abona ko ufite inshingano. Yego, rero ndamushimira cyane, ndamwifuriza imyiteguro myiza. Natwe rwose turiteguye, turahabaye. Amakoti turi kuyatyaza. Yewe n'igitaramo twari dufite twaragihagaritse kubera respect tugomba kuba duhari, tugomba kumusapotinga kuko nawe ntacyo atakoze, ntacyo ataduhaye. Abari tayari gufasha mu bushobozi bwe, ndabisha n'ihirwe mu ntambwe agiye gutera, kandi ni karibu rwose, ni byiza. Naze mu muryango w'abapapa. Mu muryango w'abapapa. Turakwakiriye DJ Blaza we. Okay, wenda tugikomeza, tubonye ko hari abamaze kumva ubufatanye n'abahanzi, kubera ko by the end of the day abari business babi brandinga business zabo. Ngubu dufite inzu nziza y'ibitaramo, ifite sound nziza, lighting nziza, ushobora gukora igitaramo nibaze gufunga amasaha yageze, imvura iri bugwe. Iyo nta yindi ni Kivu Arena. Iriya nyubako urabona mu myaka iri imbere twatangira kuyitekereza cyane, kubera ko ntekereza ko umuryango wa APF Inkotanyi wubatse iriya nyubako kugira ngo uhe amahirwe urubyiruko, nk'uko biri no muri gahunda yabo ya buri munsi. Ari rero ni amahirwe baduhaye, tudakwiye gupfusha ubusa, ahubwo dukwiye gutekereza uburyo tuyabyaza umusaruro. Ntituzisange igitaramo cya mbere kibereyemo cyaturutse i Kigali. Rwose abantu tubana mu myidagaduro mu nyumve, ndagira ngo mwihanganire iriya nzu, dushyire hamwe, duhuze imbaraga, zayifungura. Ndabizi neza nabo bari tayari kutwakira, ariko igitaramo cya mbere gifungura iriya nzu ntikizabe giturutse i Kigali, cyangwa se giturutse muri Kongo, ko hari ibintu bajya bategura. Suko se kiba ari igitaramo biturutse muri Kongo, kirimo all creative industry, twese abakora modeling, abakora traditional music, byose tuzahuza imbaraga, duhuza ubwenge n'ubushobozi, iriya nzu ari twe tuzayifungura. Byibuze tunahe nabyita, duhe ishema cyangwa se duhe respect abantu bagize igitekerezo cyo kubaka inzu mberabyombi nk'iriya, babone ko yari ikenewe, kandi babone ko tuyideservinga, twari tuyikwiye. Dushobora gutegura wenda igitaramo, dushobora gutegura wenda awards, tukabasha kuba twakwegera abayobozi. Nkeka ko biragoye ko batatwumva, ubundi hagora approach. Nitwe rero dukeneye kwitinyuka ugafata iya mbere. Exactly. So ndumva wenda n'abandi bahanzi mutangire mu bitekereze, n'abandi bari muri creative industry, turebe uburyo iriya nzu twatangira kwitinyuka, tukayigira iyacu. Nta gihenze cyane ku buryo wateguye evenement nziza ukagira igihe cyo kuyipublia cyane, amafaranga wayabona rwose. Sinibyo, rega projet nziza ntago yabura support, ntago bishoboka. Wegereye inzego zose zibanze, kugeza ku rwego rw'akarere kacu, abikorera, tukagaragaza umushinga ugaragara koko tugiye gufunguriramo iriya nyubako. Nzi neza ko rwose ntago byagora, byakunda. Okay,
Thompson, urebye uburyo industry iri kugenda n'uburyo umuziki ku isi uri gukorwa, uyu muziki usigaye ucuruzwa cyane ku buryo ushobora gukora umunsi indirimbo ukayishyira ahantu n'umwana wawe mu gihe azaba angana nawe akazaba benefitingira muri bya bikorwa wakoze. Urumva ko ni ibintu byiza cyane guha agaciro bihangana mu by'ubwenge. Mwebwe nk'abahanzi bo muri Gisenyi by'umwihariko ko niyo turi kuvuga niyo industry yacu twibanzeho cyane, nubwo n'ahandi buriya tutahavuze tutaharetse, muri gukora iki kugira ngo ibyo mujyane n'ibyo bihe tugezemo? Ikintu cya mbere buriya ni amakuru, turi guhuza amakuru kugira ngo ntibibe ari njye gusa ngo mbe nagiye kuri iyo platform, ahubwo turifuza ko twese ko tuzahuza imbaraga twese, nka kuriya twahuriye hariya muri album launch, turifuza ko abahanzi twese ibihangano byacu wajya kuri Spotify ukabibona, Audiomack n'izindi platform zose, Apple Music. Ubu icyo turiho rero ni uguhuza amakuru, ni uguhuza imbaraga n'ubushobozi, ku buryo tubikorera hamwe, byibuze n'ababyiruka batoya baza hari igihe bazaze bagendera muri uwo murongo, basanga hari inzira iri presi twaremye kandi ishobora gusipota ibyo dukora kandi bigaragara mu buryo koko busobanutse. Ni iki wenda wasaba nk'inzego za leta, inzego z'akarere kugira ngo zifashe abahanzi kugira ngo ibyo murimo bikomeze gutera imbere? Mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'akarere kacu ka Rubavu ndetse n'umuryango wa RPF Inkotanyi kuri iriya nyubako mberabyombi y'imyidagaduro batwubakiye. Ntekereza ko baba barebye kure cyane, nitwe n'abo tuzabyara n'abazadukomokaho muri rusange baba bateguriye biriya kugira ngo byibuze n'igice cy'imyidagaduro kihabwe umwanya abashoboye bagira ibyo bagaragaza. Gusa nanone sinabura kubasaba kwegera abari mu myidagaduro, cyane cyane abanyamuziki, aba DJ, aba producers n'abandi bose duhurira muri ibyo bintu, aba artiste batandukanye, kugira ngo uru rwego narwo ruhabwe umurongo nk'uko izindi nzego babigizemo uruhare zikagira umurongo zikoreraho uhamye kandi bigatunga n'ababikora. Nizera ntashidikanya ko hano hari impano nyinshi zishobora gutanga umusaruro, apana ku rwego rw'igihugu gusa, bikajya ku rwego mpuzamahanga, ku buryo tubona umuhanzi wabyirukiye hano i Gisenyi nk'uko twabonye ba Jihad bakina umupira bakawutera bakagera, ba Jacques Tuyisenge, ba Nisarike Salomo, ni benshi cyane. No mu muziki n'imyidagaduro muri rusange turifuza kubasaba ubufasha bwo kutwegera kugira ngo byibuze n'ibikorwa turi kugerageza gukora ntidushobora kubigeza aho bikwiye kugera hatarimo ukuboko kwabo, hatarimo support yabo. Nicyo nifuza kubasaba. Buriya utararenga kuri ako kantu, hari ikintu abanyagisenyi benshi batazi. Umuhanzi witwa Bruce Melody yigeze kuvuga ngo arashaka kuzazana Grammy Award. Yaravuze ko yumva afite inzozi zo kuzazana Grammy Award. Abantu baramuseka cyane nk'aho ari ibintu bidashoboka. Ariko se wari ubizi ko muri 2023 hano i Gisenyi haje Grammy Award? Uti gute? Hari umu artiste wogosha yabaye umu artiste wa mbere ku isi muri 2023 ahabwa BET Award. Ni umusitari cyane, abantu ndaza gushyiramo account ye kuri Instagram baze kumufollowinga, bamwita Safro. Yabaye Best Baba of the World 2023 muri BET Award. Murumva ni ibintu bishoboka cyane, dufite abantu bafite impano mu koga. Abozi ba mbere muri swimming n'abanyarwanda, muri triathlon ubitwa Nana amaze igihe kinini cyane ayoboye, dufite ba Bebeto, dufite n'abandi bana bato bari kuzamuka. Urumva no mu mupira turacyafite abana bato nk'aba Ayman, mu minsi iri imbere abantu bazabumva. N'impano mu muziki zirahari. Urumva nukuvuga ngo Gisenyi yaburaga abantu bashobora gupushinga no kugaragaza ko izo mpano zihari, hanyuma n'abayobozi bagafatiraho kugira ngo bakomeze batwegere. Ko ikibazo tugira mu bihugu bya Afurika usanga abayobozi bategerana n'abaturage cyane, cyangwa ugasanga n'abaturage hari ibyo bagenewe ariko baratinya, ugasanga umuntu amaze imyaka 30 atazi ingome y'akarere n'indi, cyangwa se atazi ko ashobora kumwandikira. Turakorera mu kajagari ku buryo binagora kuba bafasha umuhanzi umwe ku giti cye, ariko bishyize hamwe bagahuza imbaraga. Nzi neza ntashidikanya ko akarere kaba karitari kuba kasipota ibikorwa nk'ibyo ngibyo, cyane ko iyo urubyiruko rwidagaduye bya biyobyabwenge biba bigiye ku ruhande n'ibindi bintu biba bigiye ku ruhande. Thompson, turagana ku musozo. N'icyo wabwira abantu barebye iki kiganiro bari buze kukireba nako? Ikintu cya mbere ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mubashe kudukurikirana, nabizeza ko hamwe
n'abagenzi banjye tubana mu myidagaduro hano mu mujyi wa Gisenyi, turaza kubaha content kandi zinspiringa kandi ziri bien organize mu buryo buri organize, kubera ko niba dukeneye ko abantu baduha attention yabo, dukeneye natwe kubaka discipline ituma koko badutega amatwi, ituma koko batugirira icyizere, kugira ngo byibuze ejo bitaba cya cyizere kiraza amasinde. Rero turabashimiye kandi turabizeza ko ibikorwa birakomeje. Kuri inshuro twaronshinze album yacu hano Gisenyi, ariko turifuza gukora visit Gisenyi mu yindi mijyi itandukanye, tukagenda nk'abahanzi twese dukorera hano mu mujyi wa Gisenyi, twakoreye igitaramo i Kigali, abanyagisenyi bari mu mujyi wa Kigali tukabasurutsa, kandi nzi neza ko barari benshi badusapotinga, tukajya mu majyepfo, tukajya mu burengerazuba za Rusizi, tukajya mu majyaruguru za Musanze n'ibindi bice bitandukanye. Ni ibikorwa bisaba ubushobozi, bisaba imbaraga nyinshi, turacyari kwisuganya binyuze mu bikorwa bitandukanye. Ikindi nasaba ni aba promoters bandi bategura ibitaramo hano Gisenyi, simvuze ngo abari njyewe mushyiraho, ariko byibuze mureke kudutera agahinda. Biriya bitaramo mutegura bitarimo umuhanzi w'Igisenyi mu amafaranga afatika, ahabwe credit kugira yiteze imbere. Uravuze uti umuhanzi w'Igisenyi turamuhaya, w'i Kigali turakuba inshuro 10, kandi nyamara bose bari codinga kimwe, bose bashutinga kimwe, bose bavukiye amezi 9, kandi nyamara umunsi pose na producer bimugeraho, n'abandi bafatanyabikorwa bibageraho. Umuziki wawita uruganda, umuhanzi afite abantu benshi inyuma atunze agaburira. Ugasanga industry yacu yabayemo circulation y'ifaranga, bituma bashobora kwibeshaho, bituma bashobora kugira creativity irenze iyo yari yagize, kubera ko noneho imbogamizi y'ubushobozi yavuyeho. Ibyo n'akarere nako mu gutanga impushya z'abakora ibitaramo bitandukanye hano mu karere kacu ka Gisenyi, ka Rubavu, babigenderaho byuza mubaze bati se ninde wacu ugiye kuba appointed muri iki gitaramo. Sina ngombwa ngo abumwe, rega baba babiri cyangwa batatu cyane. Kwamamaza ubukangurambaga butandukanye bukorwa inzego zitandukanye, ukabona nka RBC, ikigo gikomeye cy'igihugu kijana Gisenyi, kije gukangurira abantu wenda kwirinda indwara zitandura cyangwa se malaria cyangwa sida, ariko bazanye list y'abahanzi barenga 20 bavuye i Kigali. Nyamara ntago umuhanzi uvuye i Kigali yakangurira umuturage twirirwana tubana umunsi ku wundi ikintu runaka. Twe ubukangurambaga ntitubukorera kuri stage gusa, no mu rugo, mu midugudu, mu masibo, mu miganda n'ibindi bikorwa bitandukanye duhuriramo n'abaturanyi bacu twabikora. Nicyo rero nasaba, kandi nanashimira iyi platform kuduha amahirwe nk'aya ngaya, kugira ngo byibuze tubashe gusobanura no kugaragaza ibyo dukora mu buzima bwa buri munsi. Thompson, abantu bakeneye wenda kuza kumva imiziki yawe no kuza kugusura kuri platforms, ushobora kuba amazina ukoresha kugira ngo baze kugusura baguhe n'ibitekerezo. Murakoze cyane. Bashobora kujya kuri platform yitwa Artist TV impamyabumenyi, wenda nibiza kugukundira wafata imwe mu ndirimbo nshya duheruka kurekura tukayipininga muri comment cyane. Baraza kubona bajye muri playlist, baraza kubona album yanjye ya 2 n'iya 3, ndetse barabona n'ibindi bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, ibijyanye n'uburezi dukora, short movies n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hanyuma nanjye mu gusoza, ndasaba umuntu wese uzi ko ufite impano zitandukanye, ushobora kuba umuhanzi, ushobora kuba wenda ufite impano muri art, ushobora kuba ufite impano muri poetry, muri photography, videography, ariko warabuze nk'ubushobozi, warabuze umuntu guha platform, byo umpamagare. Nimero ziba ziri ahantu hose, abantu benshi hano muri Gisenyi turaziranye baranzi. Umpamagare, unyandikire, utinyuke, nta kibazo, ubashe kuba wansaba kuguha platform, tuganire turebe mu bushobozi buke dufite icyo twagufasha. Dufite YouTube channel yitwa Kivu Club TV, izajya inyuraho abanyempano mu bintu bigiye bitandukanye, na comedy, muri film, kuba wumva wiyamini hari ikintu ushoboye. Mfite ahandi hantu na Corianta wenda bakaba bagufasha, wenda biyushyijeho, cyangwa se nanyahwa nagufasha mu bushobozi mfite. So ndumva twasoza tukajya mu yindi mirimo. Thompson, wakoze kuza. Nawe ndabashimiye cyane. Sign out. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro nkomeza kubagezaho, kandi mukore subscribe. Ndaza gupininga YouTube channel ya Thompson, muze kujya mu following, abone aba subscribers ko bazamutse. Be blessed. We sign out.